ariko se madame ko nari nkusize mu rugo ubu ugiye wese ko wari uvuye mu rugo ugiye kwahira ahangaha niho uje kwahira ariko abagore b'iki gihe we ubu mahungu musigiye wese n'urisi bakagombye ahubwo kuba ufite umwana nkajya mu byubaka urugo mu by'ukuri ubu bwatsi wabuzanye ibidahise biri akayo akareba ariko ubwo uranyumvira ukuntu usubije kandi umuntu yabasekura leta yatangira ati ngo ni ibiki ubu ngiye nagucishamo urushyi unkubita ngenda ava hano ngiye gushaka ibeshaho urugo rwacu kugira ngo rutere imbere ngiye kwenda amafaranga y'umwana warangiza ngo urankubita ugiye mu rugo uragiye ngo ugiye kwahira ntuzanye ubwatsi duhuye se nzira werekeje ahubwo bigaragara ko hari umugore mwari mufitanye isira mbe ugiye kwenda amafaranga ariko se mada waretse tugacomeka mu ndi hanyuma ayo mafaranga ahubwo tukagomeza tukayanyunyura ariko ubwo nasoni jaxo uyobewe ko umwana turi gufatira amafaranga koko ari uwa 8 nongere ushyireho uwa 9 turi iviziyo nari nangiye kwisubiza nangiye kuba akagore kari kuri forume nongere meke nongere nose mbabarira rwose uzajye kumushaka ahandi n'ubundi ndabibona ko hari ahandi wari ugiye yego ko madamu ese mada kankubaza ubundi amafaranga mufata amafaranga ni 24,000 bya buri kwezi ye baba we 24 kubera iki subimbajije ubundi umwana umwe 24 ubwo dushizeho babiri ubwo byaba 48 aha ngiye gukuba ndagutereshe 3 nizitajyamo ntajye kora urushaka ruragwira cyakora winyereza nigende njye kona amafaranga y'umwana nahandi mugoroba nyine asanga abayobozi bakenze ni ahandi nabwo ndagukurikirana ariko bayagoye amafaranga da sanze ari byo 6 waziki wibeshe mwitira dasara kumena cyangwa urare muri gereza ushaka ko ubundushye ndagukurikira amafaranga se urumva wajya wenyine tugenda ahubwo ndagufasha kuyabika Yo jaxo bimeze jaxo sana kanyana wawe mutemberaniye he ko mbona mwakataje shangiye kureba udutoki hano hepfo numvishe bapakuruye udutoki ngiye kuturangura ibitoki mbega ubwo se ngo usara hepfo kwa karorira naho ahubwo reka nkureke nasanga babimaze gerayo kangere bava nanjye narinje hano nyine narinje gufata amafaranga y'umwana nanjye reka ngereyo nasanga abayobozi bagiye nyine ngo amafaranga y'umwana ko muri umugore wanjye yijyamiye nta kintu bimubwiye mu rugo ko namwe mufite umwana wabonka ambasha ahubwo se ko bizajya siba kubyara buri munsi koko kugira ngo gafaranga ajye agafata ko ahubwo se ugize ngo executive nagiye kugenda ahubwo agenda umubwire aze yafate ubu wamuntu atamenye ko yaje kwiga arahari arabyemera ko mbona abagore b'iki gihe basigaye wagira ngo usinze ahubwo umva agatekerezo we nako kajya kumubwira yewe fafa we nyaruka umubwire gatamucikaye ko bari buyamera sino ngendo ndi kugenda katari y'abagore bino biraza kurya kabera hano usa nta kintu uri kureba bava kamaze mubwira ukuntu bigenze ngiye umugore ndamubwiye ati aravuga ati ngibyo nako yabijyamo aravuga kugira ngo mumbaye amafaranga kanwitemo agatenge rero nibo bayamba kandi ndabizi neza ko bari buyampa uraseka n'amafaranga ntabwo bari buyaguhe rwose mbese ko agenewe abagore abagore se abagore batewe inda n'abandi wumva ko umugore niba yabuze umugabo ataboneka nukubitamo agatenge mundi bakavuga ati nahise ndi umubyeyi nyine saa y'ababyeyi babyaye nese ubwo ngiye sinabyaye namufashije kubyara nanjye bagomba kwiyaba
Erega koko usama n'ibitenge uraje. Umva nawe ra. Wagira ngo usa n'ibyoroshye wa. Kora bwo kujyayo uvuge ko arwaye ariko ntabwo bari buyaguye nyine bagitifu ari utwo bari gukontorora neza nabo bari batangira Kandi se wambwiye ko amafaranga nyine bayasinye nyine yahageze nyine hano ku murenge. Amafaranga arahari turi no ku rutonde nta kibazo n'umugore we twajyaga tuzana ari ku rutonde nta kibazo. Kumva bitoroshye nibonera mutenda akabyara akamushyira ku kwezi kwa buri munsi nyine bavuga ati amafaranga ugomba kuyafata y'abantu babyaye kumva natarabigizemo uruhare. Ubwo nyine uramubwira ko yagutumye. Amafaranga ngomba kuyafata gusa uri kumva ahubwo bari kudutinza buri bari kudutinza kabisa ndi kubona hari. Ndabona ariko bagiye ndabona banaduhamagaye. Ubwo se ko mbona ariko twazindutse n'abandi bari buzera. Ndabona baduhamagaye ahubwo tugiye. Biraryara. Muri gahunda yo gufata amafaranga. Yego muyobora icyo cyatuzanye rwose. Wabazina yawe nayahe? Mukama yugikanyana. Kuri resitora ihora. Ndabona uriho wowe kandi muri mashini yawe. Ndabona wowe yawe yaraje. Ngaje mubi. Uzakoze rwose mwiyobozi. Wowe witwa nde? Yitwa Nyirakimera y'ubuntu na Stazi. Ninde? Nyirakimera y'ubuntu yewe. Ntabwo ko mana yanjye amazina aragwira ubwo si ryo noneho ririho rakandera. Ko mbona so utari kandera. Mbona utarimo wowe. Umuyobozi rero kanzana he byasinze ufashe ko ejo mundimanitse kumubyara n'amezi nta n'ukwezi guciyeho yewe mubyaye reba muri ibyo bimashini byawe urebe niba reba neza ariko se mu biro byacu komereka twakira abagore babyaye abagabo babyaye ugeze mva tubatumaho abagore hanyuma ukeka ko izo nda ziba zatewe n'abandi ntabwo ariko tuba twabigizemo uruhare ese dushatse kumbwira ko umugore yabuze akanya umugabo atakubitamo igitenge ngo aze kuyafatara ahubwo yongera undebe neza niba naho izo mashini zazo zimeze nk'izazimye ariko ubundi kuri papungu ntabwo n'abandi bongera urebe neza ajya ngo ni nyira nzakigize ute ariko umuyobozi nawe ukungura ntabwo nakubwiye ngo ni nyira nzakimuhereye ubona na Stazi nzakimuhereye ubona nawe urimo agenda umubwira aze yiyizira avuga neza izina ryasanga uri kuvuga iritari se umuyobozi ubwo ngubwo ushatse kumbwira ko twabyaye ejo bundi mutamushyizemo ese umwana niwe mwese nyira nzakimuhereye ubona uwa mbere yitwa Kadonyuri uwa kabiri akitwa Mahungu uwa gatatu yitwa abana bakize Ndera ni abana bakize ariko Varese uwa kane sindamwira oya uwa 11 niwe witwa nyina nzakimuhereye ubona na Stazi warebye koko mubyaye ejo bundi n'amezi abiri aciye uri kumva wambwira ngo muri system ntago ndimo umugabo kazi kwitara genda ubwira umugore wawe ari uza gufata amafaranga we ntawe ndi buguhe no ushinguka wo muyobo reba amafaranga yama ubusa naza hano ku murenge ngabura amafaranga ukambwira ko yagiye he ndakubwiye ngo ta cyangwa mpamagara abashinzwe umutekano aha niba ari iby'umutekano ave mbe nakenda no ariko kuko abantu bose babaye abatamuye turatumizaho abagore babyaye hakaza abagabo ubu wari wabona umugabo ajya kugiza yewe kabaye komera jaxo umeze ute ntabwo meze neza ibintu gitifu nkoreye ntabwo bibaho pe utese kandi vava gihora jaxo gitifu pfunganya umutwe nyine urabona ko nyine nabyambaye mvuga ati ngiye gufata nyine yayandi y'abagore nyine babyaye nyine ariko ngezeyo pfungana umutwe ahubwo ati oje igenda ucaka indi mitwe uteka ariko nyine kabisa ntabwo byoroshye pe ahubwo se sha iyi mitwe ngiye guteka sindayo mana ya nawe ndebe ubu imitwe ngiye guteka buri urabona arayamba usiko wajyaho nakagure kahazi bivuze ariko biragaragara yuko ari umugore utwite amafaranga yo gutwita arayambaye no ameze gutya afite amashonda nk'aya ngaya kumva ibintu byaba bijyamwe ibi nta kibazo bigena yewe Jackie genda ugera ariko ndabona gitifu ariko ngenge kurashaka irindi zina
reka nkugiraho mu kanya uvuduko ugenda urebe niba hari ikintu ari bukumarire nanjye gushaka n'undi muti kugenda nakako ngiye kubyara ahubwo aka kanya leta yawe ugiye kugenda umubwire ko ugiye guhita ubyara nawe ngiye kugaruka yo mubwire ko ushyizemo aka kanya hoshi genda ndaje ntakegera nanjye kangereyo ndebe ukuntu bimeze gukora iki hano wowe none ubona naje gukora iki n'iyinda hano hiyo ndani yukuzanye ahubwo ugira vuba winyereza kuko ndabona ndumva ameze nabi ngiye no kubyarira hano habiri kangahe abagabo basigaye babyara ngiye ibyo naboneye muri iyi biro noneho byanyobeye ndatumizaho abagore hakaza abagabo habiri kangahe abagabo babyara ariko abagitifu b'iyi minsi barashobora urabona iyi nda ari iy'umugabo nyaho ni iy'umugore umugore ufite ijwi rimeze gutya abaho aha n'ibivuzo bya bingiza utya umugore mana yanjye none se wowe witwa aha umva pfa kwandikaho bosi kureba nimba urambona gusa bosco si umugabo nta mugore nari numva yitwa bosco ahubwo wowe uri umutekamutwe oya giti aho urandenganye iryo zina niryo bambatije nese nuzi ko kera bahoze bita amazina mabi ahubwo wowe kanze nguhamagara abashinzwe umutekano ndabona abatekamutwe babaye benshi oya giti oya utandenganye urabona n'undi umugore utwite uragira ngo noneho bamvunira hano inda noneho nayo bayijaburemo telefone yanjye irihera ibintu by'abagabo ngenda birambiye kanze mpamagare daso urabona oya rwose giti wikigora njye nagiye kare urambaba ngenda birambiye abagabo mu biro byanjye hasezere mitani haye mite bami bazaze nabo babyikorere reka umva wamuginga kuri kukurangwa nk'uwayobye byagenze aso wa gicucu dufite nyiye gahunda wamuginga nanze ngo tujye gufata shisha kibondo suri ikibondo wa gicucu igicucu niwo kavuna umuheto ubwo umagarukiye kunuka wakimara we ikimara ni bene wanyu kavuna umuheto uziko nahita nakujidura buriya ujidura ndetse kajidura sogokuru wambwira ibyo umbwira nigendera nyakurara ugenda uyobera ko bari gufata shisha muzehe upfuka wembe bishaje we njye ahubwo we n'iki ko nyene shisha muzehe hanyuma iyo sura yawe ikanyara nk'ifarashi uri kubona ikeneye iki shisha kibondo nako byera nagatunguwe ndabizi ko ariyo ugenda ubundi washita ugenda ahubwo atagera nuko nabanzaga kwijisha kugira ngo atagira uducishamo ijisho waba uri umugabo muzima ukajya gufata shisha kibondo nk'abana batoya n'ubundi usa nk'uwabitekereza washita ugenda n'ubundi sinakajyanye nawe nuko uje umurikira aho shita ugenda ubundi se gitifu agiye he bagicucura kumba zari ubonye meze urimo satani nyakugenda mu binyuma wese none uragira ngo migenzo wowe kagendemo imbere ugiye kuzimu ariko wowe gakubye n'umuruho we wowe gakubye n'imisi kavuna umuheto ndakunyatura kanyatura bene wanyu nyaturane nyatura wowe wakivuna nambi ndaje ngukubitira imbesire ariko ibi byose ni shisha kibondo si ibyo washakaga se nabwo imana irakureba mada ahubwo asha muri kunjiji action aha mada ukoze ku mihogo sha mva man nanjye naringiye hano hirya ersene warangaye ahubwo se sha imitwe ngiye guteka si indayo mana ya nawe ndebe ubu imitwe ngiye guteka buri urabona arayamba usiko wajyaho nakagure kahazi bivuza ariko biragaragara yuko ari umugore utwite
amafaranga yo gutwita arayamaye. Gusa umwana waba uri mu nda ameze gutya afite amashonda nk'aya ngaya ukumva ibintu byaba bijyamwa. Oya ibi nta kibazo ndagenda icyambere cyose ukuma amafaranga.